uburyo bwo kuziba bari mu gutinyuka bakanabishyira n'ahagaragara kubera iki barabona nta gikurikirana yego ari hano mu Rwanda cyangwa se no mu kindi gihugu nta rwego rubishinzwe wavuga ngo rurabikurikirana ubwo nabihomberamo biramureba nyine abayihombeye. Ikindi cya kabiri payi umuntu wese bibye payi twaranditse ariko ntawe bigeze bakurikirana, ariko muri payi bazi yuko bitakurikiranwa, ariko reka iyi nkundura iveho bakurikiranwa kuko umuntu wese uzi ko yandikiye kwa timu kubera ko bamwibye payi bizakurikiranwa cyane ko bamuhaye ubutumwa yuko bagiye kubikurikirana. Uba wamenye umuntu wazikwibye se ubundi wallet birimo wallet birimo isigaramo muri system muri wallet yego muri blockchain hari muri konti ku buryo bo bahita babibona bakavuga bati izi zavuye hazijya hanga. Ni nkuko amafaranga ava muri banki amafaranga yinjiye muri banki agaragaza uwayinjije, ariko niyo yasohotse akagaragaza aho yagiye. Ni nako no muri payi bimeze kandi ntushobora kubisibamo ashwi. Ubwo urumva ko rero iyo umenye ko bakwibye ubona wallet zagiyeho n'igihe zagendeye. Ubwo se nyuma hari icyizere iyo wallet hari icyizere se cyuko abantu banditse bazongera bakazibagarurira abazibwe? Icyizere kirahari. Usibye icyo cyizere cyo kuzibagarurira, none se hari wenda cyo kuzibagarurira kankireke reka nkoresha ijambo ko uwareze wese uwatanze ikibazo wese azakurikiranirwa ikibazo cye. Iyo message irahari batanga iyo ikibazo kibagezeho, bago message yuko bagiye kubikurikirana, ariko bakakubwira bati niba iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa handi duhe komande, ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza cyane abarimo kumva ibiganiro by'Ihumure TV. Turagarutse kongera kubana namwe, tubibutse yuko mugomba gukora subscribe, mugakora like, mwarangiza mugasharinga ahantu hose ibiganiro byacu byose by'Ihumure TV. Mzee Tito twongeye gusuza rwose kandi tuguhaye ikaze. Yego nanjye ndabikirije. Meze neza. Ni bisanzwe. Twagarutse rero mu kiganiro arabajya bavuga ngo ntabirenze. Nabirenze. Ariko urabona yuko hano hanze ikirere kimeze neza cyifashe neza. Nta zuba nta bukonje. Urabona ko ikirere kimeze neza cyane. Ni ikibonda kitagize icyo gitwaye. Abantu barakishimiye cyane. Tugarutse rero ku birimo kuvugwa cyane kuri aho ngira ngo iyi kamera itera kaye. Oya. Ni mikoro ngira ngo. Mikoro se kandi iyo yawe yakugize ite? Ko nta kibazo yigeze igira. Ese ko nicara nkakorora. Cyangwa n'ijwi ryawe rinkanze. Ijwi ryanjye? Ayo ryagukanga se. Sinzi rwose ukuntu kaba kaje. Ariko hari igihe umubiri uhinduka nanone cyangwa se nuko urimo kuvuga wenda hari amagambo menshi. Ubundi mbere ukaba wavugaga make. Nta kabuza ariko. Duciye muri message gatoya. Hari umuntu wigeze kwandika aravuga ngo Pi Coin team ngo nidatangaza agaciro ka Bitcoin kuri ku munsi w'ejo ku itariki 14. Pi Coin team.
ngo izaba yishe byinshi kuko hari n'abazahita bajyana bitcoin zabo zose ku ma exchange. Gasubiramo nkumve neza. PayCoin team nidatangaza agaciro ka PayCoin ku munsi w'ejo. Ngo izaba yishe byinshi kuko hari n'abazahita bajyana PayCoin zabo zose ku ma exchange. Ubwo uzi ukuntu umuntu avuze ni nkaho yavuga ngo nimutanga burira sindi buri. Ega n'ibiryo bihiye mukamutabigabura sindi buri. Niko yabavuze. Uretse barahimane. Abantu benshi ngo bazahita bazijyana ku ma exchange. Nibazijyane bazogoshe. Bazogoshe. Ayya abahungu hari abarazitegereje. Ahubwo bazibuze. Bazabisokoza uko byogoshe. Nibyo tugiye kubabwira ahubwo igitero cyagabwe ku mugaragaro noneho cy'abajura ba Ari nabonye banditse ngo ayinkami yazagukubita neza neza. Ngo waragowe. Reka nze mukamire. Yanywagayo bamukamire kandi mukamire nawe. Uyu muntu danye kabari nawe duheraho. Uyu muntu niwe wundi navugaga ejo mu kiganiro watangiye antuka. Anukiye iki rero? Uyu muntu ku rubuga rwa Pai yaratangiye azanaho ibintu bitahwitse. Noneho ndabihaniza mbikuraho ka kabiri ngira ngo bibaye nka gatatu mbona arakomeje cyose si uyu muntu agamije iki. Uro y'izina rye ni umukobwa afite n'izina rimwe na nimero akoresha kuko imubaruyeho ni X3 ayinkamiye. Yego noneho aranuka ariko koko karahava. Mbese ubu nabaye akabwa kabaye akabwa. Noneho yasoje ubwo yaranambajije rero ngo nyuma ya za message nabasomeraga ejo. Aramaza ngo namukuriye iki ku rubuga. Ndamubwira nti nta makosa wakomeje gukora kandi mbihaniza kenshi. Arambwira ngo nayahe makosa. Yambwira ntariko icyo ngicyo umbaje nicyo wari kubaza mbere yuko untuka. Anje arambwira ngo gumana umwanda wawe ngo ni groupe. Ndamwandikira nti ese ubwo ibyo bitutsi ubikesha ababyeyi bawe koko. Yasoje rero ambwira ngo cyana wakabwawe kumurizo mubi. Ikintu gisekere nuko umuntu akwitirira ikintu utanafite umurizo. Noneho muri iki gitondo nibwo nakiriye message. Ibyo bintu yakwirakwizaga narabibonye nkahita mbikuraho. Birangira rero afasha abantu akaboherereza link ku giti cyabo. Umuntu umwe rero winjiye kuri iyo link turi kumwe ku rubuga niwe wampaye amakuru na message yaramwinjiriye nawe. Yagezeyo aramwandikira ambwa ngo arashaka ko amugurisha Pai. Wumve yego ngo arashaka ko amugurisha Pai. Ukumubwira ngo arashaka ko amugurisha Pai. Nimero reka nyisubiremo kugira ngo abantu bayimenye nibandikira bayirinde. Ni ibintu byo kwitondera cyane. Iyo nimero ubundi kuri status yahanditseho ngo ni fofo. Yeyise fofo. Umukobwa cyangwa umudamu w'inzobe wambaye akajipo kajya kuba ubururu cyangwa umukara kagera mu mavi yifashe hano aho ijipo ifatiye yambaye impeta. Hanyuma yambaye n'agapira k'umweru k'amaboko magufi. Iyi nimero akoresha rero yanditseho nyine ayinkamiye 079 079 49 24 17 6. Uyu muntu we bwandikire amwirinde kubera ko ubwo yaciye ruhinga nyuma yashinze groupe agura ngo ibintu byinshi cyane ngo za rubi za kizasidira n'ibiki byose akandika ngo arashaka Pai 2,000 kuzigura ngo arazigura $3 na exchange ziriho ntago zirageza kuri ayo mafaranga $3 ariko akakubwira ngo ari muri Aziya ariko akoresha WhatsApp yo munyarwanda. Ikindi akakubwira ngo mwoherereze Pai akwishyuri. Noneho yahuye n'umuntu umunaniro
yego aramunanira mubera ibamba aravuga ati nshakira impapayi ngure ariko nshakire n'abandi bazifite bazigurisha. arangije aramubwira ati banza unyishyure. Bananiranwa aho ngaho. Mwegereze mikoro. Aramutse muvande. Yego. Nagira ngo ni Kamanzi di muri studio za Ihumure TV. Nkuko twavugana nagira ngo udufashe utubwire uko byatangiye uyu muntu witwa Ayinkamiye agusaba kugura payi byatangiye bite bihera biti. Ese ubwo Ayinkamiye fofo? Nyine kuri status yanditseho fofo ariko simukanda nimero akoresha iri mu mazina ya uwitwa Ayinkamiye. Ntabwo nigeze mbasha gucekinga amazina. Nge nabicekinze. Yego. Nje nabonyeho handitse fofo. Ndangije mbona akarinki yohereje. Ijwi ryumva neza? Ndimo ndamwumva. Ndagaklika. Na karinki ka groupe? Afite akarinki afite na groupe. Maze guklika nyine ariko yankuye muri no groupe yacu isanzwe y'aba pioneer. Yagukuyemo? Niho yakuye nimero yanjye. Niho yagiye afata nimero z'abantu mbega barimo. Arangije mbona ngo kugurisha. Nuko ndamwandikira aranyandikira ndamubwira ndagurisha. Nta kibazo arabyemera. Tujya ahita ashyiraho igiciro. Angahe? Ahita ashyiraho amadolari 3. Intari bituragura. Yaguraga payi gusa se? Zose hari dara, hari ruby, hari mantu yose. Ayo makoini. Amakoini yose amayininga yaguraga ku biciro byose. Keretse nkoherereje uko haraho nakabonye, haraho kamaye nakabonye. Turakomeza turatacinga. Tugerageza ngira ngo ni agiye kumpa wallet. Amwe ku mafaranga. Ndamubwira reka nkuvugishe mu buryo bwumvikana tutari ukwandikirana gusa. Hanyuma tuvugana uburyo bwo kwishyurana. Aza kuhita mpaka message ambwira ngo ari muri Aziya. Ndamubwira nese nimba uri muri Aziya muri ni Kigali hano iwacu. Mu by'ukuri ni gute najya kuguha payi zanjye ubwo tutanyishyuye nazaza kwiruka nka muri Aziya cyo nakwiruka nka ubyibura mu Rwanda. Iwacu Kigali ari hure. Ubwo nimba ntizera ubwo se ngo nimba utizera abantu se ngo bakwizerane ariko ngomba kwizera Imana yo ntabwo uri umuntu. Uri umuntu. Nuko rero byaje kurangira abigezeho arambwira ngo nimushakira abandi nabwo ndabashaka pe ariko mpa komisiyo. Komisiyo yabuze no kumpa n'igihumbi cyonyine. Nyuma ndamubwira ntese nimba utabasha kumpa igihumbi cya komisiyo ukaba ugiye kunyishyura payi amadolari 3 ahagaze hafi 4,500 ukaba uzemo igihumbi ubwo urumva wampa ngo amadolari nguhaye bihwanye n'amadolari 100 wanyishyura ibihumbi 150 cyangwa 140. Nuko turangizanyiriza aho ngaho nyine nambwira ngo hari abandi bazibuze ngo nanjye ngo nzarira nyine. Naho nabonye kwishongora akubwira ngo ko wazimiye se sinzibonye. Ngo bamuhaye 2,500. 200 payi 250. Nuko ubwo byarangiye bityo nyine ariko nano baracyandika aracyakeneye kugura pe. Aracyakwandikira se? Oya ari gushika urubuga rwe ari kwandika ku rubuga rwe byananiye no kugira ngo nguhe link nawe winjiremo muhe izagura. Hari abandi se wabashije kumenya byibuza yaba ku mafaranga yange ngo afite ku madolari rwose. Nta bandi se bamenya yaba yandikiye muri kumwe ku rubuga wenda bamenye? Oya nta bandi bari bampa amakuru nabo nashatse kugira ngo nyabahe nawo ngo bamwandike. Ntabwo bigezeho abantu mvuko bambwiye ngo tanga izawe sha. Reka tuzirike tuzareba amaherezo. Ngo nimba se tuzi ko batubwiye ngo ni amadolari 2 ikabigeze ku idolari 1 waratanga 3 ashingiye kuki. Ngaho. Natwe reka dutegereze 3 azaje. Ashora. Ubose wambaga nubwo azicururiza kuyihe exchange bwarazigura ngo azibike. Hari n'ambwiye ngo ese ngo nta exchange yazibonyemo yagiye akajya kuba ariho zigura. Yegora. Wamugana. Exchange se ko tayiba. Exchange ntiyayiba. Nyine nabari bagenda agure ku idolari kandi ikindi exchange ni wowe ubanza kuyiha ntago ari yibanza kuguha. Yego. Kuko irazwi irizewe. Urayiha ikabona kuguha ibyo yisabye.
wowe wayihaye ibyo ikeneye. rero mfite amatsiko y'ejo bundi. Amatsiko y'ejo cyane nako nta y'ejo. reka tuyategereze. Daniel, urakoze kuduha ubuhamya burimo ubutumwa. Twagira ngo bagenzi bacu babyumve, bumve amayeri yatangiye gukoreshwa, aho noneho urumva barabikora ku mugaragaro nta guhisha. Bajyaga baziba babaseseyemo, noneho kubera ko abantu bamenye wenda kubika password zabo, password bazihinduye, ubu amayeri noneho nukuzigura nyoherereza. ariko uriya muntu nta nubwo ari no muri Aziya, ni ukubeshya, ni ukugira ngo akunde abone ukuntu yiba abantu. Ni ukubeshya pe, ni ukugira ngo uburyo abiba ibyabo, namara kubyiba birangire, namara kubyiba birangire bijyanye. Ariko reka nkubwire, kandi nta n'amafaranga yanaguha. Reka nkubwire, mubwira uti nsunikira wallet nguhe payi, uti urashaka zingahe, uti ngiye kureba kuri inyangamugayo, uti ngiye kuba ngo uhayeho 50. Uti mpa wallet, mwandikire. Mbwira uti mpa wallet, uti kuko ndakennye, mpa wallet, hanyuma ufate iyo wallet. Ayi urebe ko hari aho yageze aransuzugura. Arambwira ngo ariko ngo nagira ngo byibura ngo ufite na twishi, ngo naho ni 100 washakaga kumpa. Itamubwira ntifite nyinshi, nuko nashaka kuba nikenuje izingizi. Nshobora kumwandikira agahita avuga ngo reka ngo ubu naguje, ngo ntibamenye ko wampaye 25. Mubwire uti noneho tukubera ko nkeneye two kuryaho, mpa wallet mbe nguhayeho 50, hanyuma nguhe na nimero unsunikira amafaranga. Kuko yambwira ayame kuri mobile money. Ngeneye amafaranga yo mu ntoki. Uti unsunikira wallet maze boherereze. Ngo ni mwe nimero ya konti. Ya konti? Nimero ya konti. Beka Populaire, Koje Bank cyangwa yandi mabanki urashobora. Turashize. Nuko. Oya mubwira uti njye nta konti ngira, uti ngiye mfite nimero ya telefone. Ese bana na konti yayihakinga kayishobora. Mbasha, ariko bite byawe. Oya ngize ukuri. Uriya mwe nimero ya konti nayo yayihakinga kayavana. Uramuhiye iki se? We mubwire telefone, uti ngiye nkoresha telefone nta, hanyuma urebe ko aguha wallet. Yego. Urebe ko aguha wallet. Mubwira uti rero hari yuba wallet na magambo ngaho. Ni ibigambo bihekeranye birimo n'imibare, na magambo 56. 56 wallet. Yimwe y'ibinyuguti binini. Mubwira uti noneho uti ngiye kuba ngo haye 50, hanyuma nawe ntuntenguhe uze kumpa amafaranga. Uti noneho uti bumpaye wallet yawe mbe ngo haye 50, hanyuma ntuntenguhe, hanyuma uze kumpa amafaranga. Utariko uraza kuyampa kuri mobile money, uti nujya kuyanyoherereza, umva uti nujya kuyanyoherereza umbwire nguhe nimero ya telefone uyashyiraho, nge nta konti ngira. Gutyo hanyuma uraza kumbwira uko byagenze. Nakanze nde nanjye ko kuba honora. Ndabona bakamejeje. Mukondi hora. Sawa, uraza gukomeza umpa makuru. Ahita nkubwira. Yego. Ngaye nguko ngabo abantu turi kumwe byageze no muri konte noneho ya banki, akamubwira banki ashaka. Ibingibi nibyo duhora tuvuga Elise. Yego. Aho abantu bagomba kuba maso bakagira amakenga. Amayeri yo kubiba payi zabo ni menshi. Ni menshi. Kandi noneho umuntu akaza ubona muri kumwe ku rubuga, muri kumwe ku rubuga ntago muri kumwe. Muri uyu muntu ubona mu nzira agenda ntago muri kumwe mu myumvire. Urwo rubuga ruriho ari uwigisha abantu, ari ubafasha kubashyiramo kugira ngo basangire amakuru bayahuzahuze, ariko hari n'abandi baza baje kuvuga bati iki nabonye ari ikijiji. Reka iki ngiki nce yini box nse nkujya ngifasha tuganire nzabona uko ngira gute. Hari uwambwiye hashize iminsi nk'itatu. Yego. Ambwira ukuntu umuntu yamuburotse. Amuburokeye iki? Ati yaramfashaga, atari umuntu yaramfashaga ariko naramuburotse. Ese mwara yagufashaga muhuye atoya? Ati hari kuri telefone. Yego. Kukiza wamuburotse? Ati numva gatangiye kumbaza passphrase. Ukuntu yabikoraga bari kumwe ku rubuga, kuko yaje kwa registra nimero ye aza kumubona ku rubuga. Abona bari kumwe, ari basatsi umuntu kuki byambwira atabikorera abafasha, ko yamubwiye ko ajya afasha abantu.
ati kuki atajya bivuga hano, akacunga message yabura message ye nimwe ku rubuga. Nawe yacungaga uko babaza ibibazo, akareba uko babasubiza, ntasubize ahubwo akareba wa wundi udasobanukiwe, agaca inbox akamwandikira atariko nagufasha. Mu kuganira uko ajya mufasha aramubwira ati aho ngaho bashyiramo passphrase. Ndati se ko ntazi ukuntu bayishyiramo, ati nyoherereza nkwereke nkite nyigushyiriramo. Amubwiye ngo nyoherereza, yesa mubloka. Avuga ati uyu muntu ubwiye ngo mwoherereze passphrase, ati ibintu sinabyizera. Amayeri rero yo kwiba payi ni menshi, ariko igitangaje nuko uko twegera ibihe bikomeye ibya payi birimo kugenda bisobanuka, niko amayeri bari mu gutinyuka bakana uburyo bwo kuziba, bari mu gutinyuka bakanabishyira n'ahagaragara. Kubera iki? Barabona nta gikurikirana. Yego. Ari hano mu Rwanda cyangwa se no mu kindi gihugu nta rwego rubishinzwe wavuga ngo rurabikurikirana, ubwo unabihomberamo biramureba nyine abayihombeye. Ikindi cya kabiri, payi, umuntu wese bibye payi twaranditse ariko ntawe bigeze bakurikirana. Ariko muri payi bazi yuko bitakurikiranwa, ariko reka iyi nkundura iveho. Bakurikiranwa kuko umuntu wese uzi ko yandikiye kuba team kubera ko bamwibye payi, bizakurikiranwa na cyane ko bamuhaye ubutumwa yuko bagiye kubikurikirana. Uba wamenye umuntu wazikwibye se ubundi? Wallet birimo. Wallet birimo. Isigaramo muri system. Muri wallet. Yego. Muri blockchain hari muri konti. Ku buryo bo bahita babibona bakavuga bati izi zavuye hazijya hanga. Ni nkuko amafaranga ava muri banki. Amafaranga yinjiye muri banki agaragaza uwayinjije, ariko niyo yasohotse akagaragaza aho yagiye. Ni nako no muri payi bimeze, kandi ntushobora kubisibamo. Ashwi. Ubwo urumva ko rero iyo umenye ko bakwibye, ubona wallet zagiyeho n'igihe zagendeye. Ubwo se nyuma hari icyizere, iyo wallet hari icyizere se cyuko abantu banditse bazongera bakazibagarurira abazibwe? Icyizere kirahari. Usibye icyo cyizere cyo kuzibagarurira, none se hari wenda cyo kuzibagarurira kankireke. Reka nkoresha ijambo ko uwareze wese, uwatanze ikibazo wese azakurikiranirwa ikibazo cye. Iyo message irahari batanga iyo ikibazo kibagezeho, bagoma message yuko bagiye kubikurikirana, ariko bakakubwira bati niba hari ikimenyetso ufite cyadufasha gukora iperereza wakiduha. Ese umuntu utazagusubiza arakubwira ati mpa ibimenyetso. Habyumvise? Yego. Aha hantu rero abantu nibagire ngashira impungenge, nibumve yuko payi zabo zizakurikiranwa. Ibindi birengaho ntabivuga kuko simbizi, bivuga ngo ntibazazi gusubiza cyangwa ntabwo ibyo ari ibyanjye. Icyanjye nicyo nabonye namenye, nicyo ngomba gukora, nuko ari ukwandika, nuko ari ugutegereza ubutumwa baguhaye iyo ikibazo kibagezeho yuko bagiye gukora iperereza, ahubwo ufite ikindi kimenyetso cyabafasha gukora iperereza wakibaha. Sibyo? Nuko uko bimeze. Ibi niko byagenze ku muntu mperutse kubabwira byabayeho bamufasha. None umugabo arazibazohereza umugore we. None bashize imisaro ye abona barazitwaye. Akeka uwo muntu ko ari we waherukaga muri konti ye. Aragiye ageze mu rugo asanga ntawe uhari, ariko hasanga umugore we. Nunagana n'umugore nkuko abagore baganira nyine, agera ubwo amubwira ati nkureberese ndebe. Aro yasangamo ya wallet yabonye yamwibye, asanga ni y'uwo mugore. Abyereka umugore atari kurabizi ko ibi bintu nge ntabizi, ati niba yarabikoze niwe wabikoze. Ubwo icyo nakoze namurangiye yuko anyura kuri mudugudu mbere na mbere kugira ngo babikemure, kuko yacyane urumva yari yamufashe. Urumva ko mayeri yo kwiba payi ni menshi, ariko cyane cyane n'abantu batuzi. Aba kabiri ni ba bantu bashobora kuduhakinga email za ku munsi. Nakira message 3 ku munsi za ntuza yanjye za email yanjye zo kuri email. Yego. Bansaba kwemeza ko nakabona nkakupa. Iyo wemeje ubahaye inzira bakinjira. Urumva abahakazi baba babonye abantu babibika aho binjirira. Abantu babibika kuri WhatsApp, sorry, kuri email, bajyamo bakabisangamo byose. Niyo mpamvu niyo mfashije umuntu nkamubwira nti bubifashije muri kuhute ubikure muri biba ngombwa ntibiraremo. Ndakubwira ntushaka handi ubishyira cyangwa ugende ushyire ku bipapuro, ariko hano muri mail bivemo. No muri WhatsApp mbigufashirizamo kugira ngo ubone uko ubibona, ariko bivemo.
yego irindi kosa rya nabonye ubu turavuga amakosa cyane cyane yego ubu niho turi umuntu araza akakubwira ati mfasha ukamufasha noneho bagira abandi bamusaba nimero ukamubwira uti vuga nimero akayivuga ukayandika narangiza iyo niyo ndakubwira reba ko ari iyi ngiyi ukareba naho umuntu yashyizemo nimero itariyo yego none ubu mbivugiye ko hari unyandikiye ambwira ngo namushyiremo nimero itariyo ndavuga ni witonde nanjye ndatanga ubuhamya ku bantu bose mfasha iyo utishyiriyemo nimero ukayimbwira nkayigushyiriramo ndabanza nkakwereka nkavuga reba ko ariyo niba mbeshye bandike muri message bavuga ko mbeshye niba hataza nk'aba bandi baza kuntukira ubusa gusa abana bamenyereye kandi ntago n'ubundi muri ubu buzima nyine tubayemo ugomba kumenyera yuko ibi bigomba kuza ariko ni byiza bikaza. Ikiganiro rero kigamije ni impuruza yo kubabwira ngo ni mube maso abajura bakamejeje abantu ni babe maso bahimbye amayeri menshi bamwe baraza mu isura yo kugufasha abandi barajya hariya group ukajya bakakubita link ukayijyaho ajya kubona ukabona bagushyize mu bigroup utazi yego kunga nkubo hanjye ntiwapfa kubishyira muranyimvayitinga ikindi ubu ngubu noneho kandi kagezweho baragura barakubwira kugura none bakavuga igiciro exchange idafite GCV murabizi ko batarayitangaza ubwo igiciro ni ubwumvikane nukumvikana ubu ngubu nta kuvuga ngo ubu ntiwanziza yuko ntakurikije GCV nese nkurikije GCV ese mfite GCV yanjye igihe cyo kuyishyigikira twaragishyigikiye kugeza launch ibaye none ubwejo kubera ko kugura wishyura payi bizatangira dutegereje kumva tuzaba tugura kurangaye ntabwo turi ko wa team birashoboka yuko twajya kumva tukumva tuti igiciro cyemewe niki kuba pioneers n'abacuruzi muri payi yego bakavuga bati payi imwe ni igiciro iki niki ibyo rero kuko bitarasohoka ntabwo twatera umusumari ntabwo twaraguza umutwe gusa nyine turatekereza cyangwa se expectinga ko bishoboka yuko batadufungurira amayira yo kugura twishyura payi batavuze turagwirwa ku giciro kingahe cyangwa se bakatureka tukagumya kwiyumvikanira n'abaguzi ariko exchange baduhaye dushobora kwiyambaza mu kwikenura igiciro kiriho mu kanya twabonaga ari igeze ku $1.70 biragenda bizamuka wenda icyo nicyo tuba tureberaho icyo cyagaragaye nicyo tuba tureberaho ariko umuntu uje akavuga ati niba iri ku $2 cyangwa se $1.70 umuntu akaza ati ndakugurira kuri payi imwe $3 utanamuzi utanamubona ibyo bintu biteye impungenge biteye inkeke mugomba kwitonda bigomba kugira amakenga akapfa kaburiwe n'impongo tujya tubacira iyo migani kenshi nibitabibi abantu n'ukuri bazicuza kuko bazasanga udufaranga twakabaye tukurengera warugize amahirwe tubonye nukugucucura ukazasigara amara amasakanda amahirwe yari yakugeze mu ntoki warugize amahirwe akomeye cyane umuntu yafashe inuma ngira mwinginga iti bambabariye rwose nkajya muri kira giti nkagira ijambo nkubwira ngeze mu giti iti ijambo rya mbere ntukare kuri cyo wafashe abyumviza ko urumva yahise abura ubwenge ntabwo ibindi byongeraho abandi babyumve ntukare kuri cyo wafashe ese niba zije ugabutangiye kuzitagaguza none ngigize gutya nyina ni igitekerezo kimwe gisekeje ngibona ngo mu mama yayo ngo harimo ngo tugoze tuziritseho zahabu arabantu rero bare kuri cyo wafashe kandi yari zahabu wari ubonye cyane tujye twitondera ibintu nk'ibyo bigamije kuza kudusahura na dukeya twari twabonye twari kuzadusindagiza mu minsi iri imbere sibyo yego ibyo nibyo tuburira abantu bibaye ngombwa ko ikiganiro tukigarura kugira ngo tubamenyeshe amayeri yandi ari mu gukoreshwa mu kwiba hari n'andi batwandikira muri comment bakabitubwira nabo babivuga reka ngushimire cyane muzehe Tito tubwira abadukurikiye rero yuko bagomba gukora subscribe bagakora like bagakora na share kugira ngo abantu bamenye bamenye ibi bintu birimo birakorwa imbere Ihumure TV yego dukomeze kwagukana nayo twe kwaguka twenyine ngo yisigare ahubwo twagukane nayo twimuke tuyimukane tugende tuyigendane turote tuyirote yego nakoze cyane nakoze namwe
iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.